abakozi ba TV Umusingi aho muri hose hirya no hino ku isi. Hashize iminsi tutabagezaho amakuru kubera impamvu zitandukanye, ariko uyu munsi nashakaga ko tuganira ku ngingo ebyiri cyangwa eshatu. Ingingo ya mbere nashaka ko tuganira ku ikigo cya RGB, uburyo cyishe itangazamakuru n'uburyo cyishe umupira w'amaguru, uburyo cyishe amadini. Ubu ngubu muri iyi minsi muri ADEPR harimo ibibazo bishingiye kuri ibyemezo bya RGB. Bavuga ko yafashe icyemezo cyo kwirukana abayobozi. Abari bariho murabyibuka ko RGB yabakuyeho bashyiraho ubuyobozi bushya. Aba bayobozi bariho rero bakaba bavuga ko RGB idafite ubwo bubasha bwo gushyiraho abayobozi, kuko ADEPR ni ikigo cyigenga gifite stati, gifite amategeko akigenga. RGB idafite ububasha bwo kuza gukuraho abayobozi nta tegeko ishingiyeho. Bakaba barareze ubu ikirego kiri mu rukiko bashaka ko abayobozi ba ADEPR bariho bavaho, kubera yuko abariho bashyizweho mu buryo butemewe n'amategeko. Bakaba bashaka ko babakuraho, ariko bakavuga ko na RGB, umuyobozi wa RGB Dr. Esther Kayitesi nawe bishobora kumukoraho, kubera ko ibyo yakoze atabikoze akurikije itegeko. Muribuka ko byabaye no muri Rayon Sports, muribuka ko RGB nitanga ibihembo by'abanyamakuru. Ejo bundi ku itariki 3 hazaba umuhango wo guhemba abanyamakuru ngo baba barakoze neza kurusha abandi. Ibyo bihembo nabyo muzi ko twabivuzeho kenshi, tuvuga ko tutemera n'uburyo bitangwamo, kuko iyo umuntu atanze inkuru baba bagomba kwerekana inkuru zose zatanzwe uwo munsi, bakerekana uburyo uwahize abandi abarusha. Ariko ujya kumva ugomba gusa ngo kanaka ngo niwe warushije abandi, ukibaza inkuru yakoze ntabwo bajya berekana izo nkuru ngo bavuga ati dore inkuru zari 20, kuko iyi ngiyi niyo yazirushije kubera ABCD. Ariko ugasanga baba baragenda bahera aho bashaka ko bakorana nabo, ugasanga nyine abo itangazamakuru ryigenga nta kintu babahereza, ntabwo babitaho. Ugasanga ni ibintu biri aho ngaho gusa byo kwica umwuga w'itangazamakuru. Ubwo rero tukaba dushaka kubagezaho uburyo ibyo bihembo twebwe n'Umusingi ntabwo tubyemera, nta nubwo tuzabijyamo kubyitabira. Bazakomeza bikorwa uko babishaka, ariko ingaruka z'ibyo byose kugira ngo umuntu avuge ngo habayeho ngo gutanga ibihembo, bajye bavuga ko ari ibihembo bya leta. Twabiganiriyeho mu minsi ishize turi kumwigira ngo n'umunyamakuru Agnes Uwimana w'Umurabyo, tuganira na Sabiti. Icyo kiganiro mwaragikurikiranye, ariko ku itariki 3 ejo bundi uzaba ari umunsi w'isanzure bw'itangazamakuru. Ariko ushobora kwibaza ngo mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru burahari? Nta buhari, kubera yuko ibitangazamakuru byarapfuye, byarishwe mbese kubera nyine izo mpamvu za RGB. Muri ubwo buryo nyine bapfa guhereza abantu ibihembo bishakiye, bayatera inkunga bishakiye. Ukaba wakwibaza ngo bashingira kuki batanga ibyo bihembo. Tukaba rero dushaka kurwanya iki gitekerezo, kandi abantu bose ntibukumve ko kuvuga ibitagenda ngo wenda hari umugambi. Tuba dushaka ibintu bikorwa neza mu buryo nyabwo, atari umuntu kumva ko afite imbaraga ngo ashyigikiwe akora ibyo ashaka, yica ibintu bya rusange. Ubwisanzure bazaba bavuga ugenda arayibonye abantu bamwe bandika ngo itangazamakuru mu Rwanda ryateye imbere. Si igihugu kitagira itangazamakuru na kimwe gisohoka uyu munsi wavuga ngo dore itangazamakuru gikomeye ni iki? Ntacyo. Ubuse ni ubwisanzure bareka abantu bakore, nabo batanga ibihembo bajye babitanga bakurikije ukuri nyabwo. Nubwo umuntu yaba avuga ibitagenda, ntabwo ari iyo uvuze ibitagenda ntabwo uvuze ngo ufite n'imigambi mibi. Nuko ushaka ibintu bigenda neza, nuko ushaka igihugu gitera imbere,
kizatera imbere gute abantu bihereranye ibyo bagashyigikirana mu makosa bagakora ibidakwiye umuntu yabivuga bakamurwanya. Ntabwo rero dushaka ko ibihembo byaragiye bajya babeshya abantu ngo bakaze ibihembo ngo byo mu itangazamakuru ngo abanyamakuru bahize abandi babahize gutese babahize gute bahakoresheje ibyo bihembo rwose n'ubwo bwisanzure bavuga ntabwo tubyemera. Nta bwisanzure dufite mu Rwanda bw'itangazamakuru. Abanyamakuru baratinya, bafite ubwoba, urandika agakuru bakakwataka ibibazo bikaba ibibazo. Rero tukaba dushaka ko abantu bamenya ko RGB yishe itangazamakuru, yishe umupira w'amaguru muri byabaye muri Rayon Sports biruka bakuraho ubuyobozi, ibyabaye muri ADPR. Ibyo nibyo ibibazo nashaka kubagezaho kugira ngo mumenye ko RGB ikibazo kibangamiye itangazamakuru, kibangamiye umupira w'amaguru, kibangamiye n'amadini. None se ni gute ujya kwandika ukuraho abayobozi nta tegeko ushingiyeho? Uzi ko iyo ugiye kwandikira urwego runaka uravuga uti ushingiye ku itegeko runaka mbandikiye mbamenyesha ibi n'ibi n'ibi, ariko mu rwandiko ADPR yanditse ikuraho ari abayobozi ntabwo yigeze ivuga ngo ushingiye ku itegeko rinini, kuko ADPR ni umuryango ushingiye ku myemerere ufite amategeko awugenga, bafite uburyo bakuraho abayobozi n'uburyo bashyirwaho. Rero RGB kuba yarabyirengagije ikaza igakuraho abari igashyiraho abayo, ni ukuvuga ngo n'abayashyizeho nta bakozi baragi, ntabwo bakorera abakristo, bakorera ahubwo RGB. Niyo mpamvu rero barega bavuga turashaka ko bavaho hajye habandi nk'uko itegeko ribivuga hakurikizwa amategeko. Naho ubundi ntabwo RGB izakomeza gukora biriya bintu abantu bakomeze barebere rwose. N'ejo bundi ku munsi w'itangazamakuru, ubwisanzure bw'itangazamakuru, itariki 3 ejo tuzakora inkuru tubabwire ubwo bwisanzure icyo twabubonyemo mu gutanga ibihembo, iki byose tuzababwira. Kandi ushaka gusorezaho, ejo bundi nabonye mu rugo General Bingira arafunze, General Muhire arafunze kubera kudakurikiza amabwiriza ya COVID. Ariko abantu bibaza ko bavuga ko amabwiriza iyo urenze mu mabwiriza ya COVID bamuca amande muri turabona babajyana muri stade bakabarazamo bakabaca amande. Ese General we nta gacibwa amande nk'abandi, nawe atanga amande ya Rwanda ko bafuzwe iminsi myinshi ntabandi ibintu byinshi. Ariko ubundi General ari ubwoko bukomeye cyane, atakaba yafungwa kuri kubahiriza amabwiriza ya COVID. Umva ipeti rya General ipeti rikomeye cyane, bakaba banabahana nyine mu buryo busanzwe bwa gisirikare. Ariko babafunga kuko ngo nabonaga bavuga ngo General Bingira amazemo iminsi njyana icyumweru kirenga. Ariko mwibaza General afungwa gute kuko atubahirije amabwiriza ya COVID igihe kingana gutyo? Iryo peti rya General kuko muri hagaciro. Ibyo rero numvaga wenda ngewe uko nabyumvaga igitekerezo cyanjye, bakabaye bahanwa mu buryo nk'abandi bose bahanwa, bakabaca amande ariko bagataha bagakomeza bakajya no mu kazi nk'abandi nk'ukuntu bigenda. Ariko kuba barafunzwe igihe kingana gutyo umuntu ashobora gutekereza ko hari ikindi kibyihishe. Utwo tuntu nashaka kuvugaho izo ngingo ebyiri, ngira ngo tuzakomeza kubagezaho ibindi biganiro. Uretse ko muri iyi minsi nyine twari duhuze cyane, hari ibintu turimo gukora. Turashaka gukora amaburanshi ya Umusingi TV, turashaka gukora Umusingi TV ukomeye. Turimo kubaka nyine amasitudiyo hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abantu bagiye babisaba, nibyo turimo rero. Niyo mpamvu twari tumaze iminsi turabagezaho ibiganiro, ariko ndababwira ko ubu mugiye kujya mubona amakuru nyayo. Reka rero mbashimire mbabwira ni mukomeze mukore subscribe Umusingi TV kandi muduteze imbere. Harashize iminsi turabizi, ariko mutwihanganire, tugiye kujya tubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Mwakoze, Imana